Ça va être quelque chose de grandiose qui dit high level, guys. You're not ready. I can tell you to the show like summer. Ibi ngibi bizahoraho ntabwo ari by'akanya gato. Gwiyewega gwibaruka gwinyange mabereze ya muhowa ntambarama twigire twitambatambire mu migini n'imiringimbi kadimuruka abagabo. Reka abantu utabimariramo bazoze kukurondera bakurabe. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo tugiye guhuza imico yombi. Dufite abarundi, dufite abanyarwanda, dufite twese des différentes compétences. Ni ukuvuga ngo tugiye gufata compétences zacu zose tuzishire hamwe, kandi ikiduhuje ni ukusakaza no kwerekana no gushimangira umuco wacu hano imahanga. Muri uyu mujyi wacu ikintu kiburamo tubona imico y'ahandi, ariko umuco nyarwanda numwe uri unique ku isi hose. Tutaweretse abanyamahanga byakutwa ko ntacyo twaje gukora hano. nagize umutoza witwa Muyango, ndamusuhuje cyane. Aho ngeze ahangaha izina nubatse ndarikesha Muyango, yarakoze cyane. Muyango niwe wantoje, hari na Minega ari kumwe jewe na Masamba na Mense n'uwitwa Leonia na Kamariza na Mukantabana. Nuko ariko nkagira abakuru banje bitwa ba Cecile, bitwa wa Wikeza, nabo ndabasuhuje cyane. Ari nabo nareberagaho nk'abakunda, ariko cyane cyane umuntu watumye nkunda kubyina ni mukuru wanjye Rungurungu witabye Imana, aruhuke mu mahoro, na Christina Mirimba nawe akomeza aruhukira heza. Ahangaha turi kumwe n'uwo mumaze kumenyera kuri Rwanda 360 witwa Jabalov. Jabalov yarambwiye ngo yaje kwidagadura ngo abitwa Jabalov. Jabalov, ça va? Ça va Ivan? Karibu. Meze bite? Ndakubona. Ahangaha sinzi niba ari njye wa karibu, niba ari wo mpa karibu. Turahana karibu. Kwande hano. Turahana karibu. Turasuhuza n'abadukurikiye. Barabizi gahunda twiyemeje kubagezaho. Wewe wiyemeje kutudagadura. Bara. Twabwiye ko byose turimo muri pression twirirwana. Voilà. Iyo tukuganye igomba kumanuka. Stress zose ushira ku ruhande, ubundi ukinjira muri vibe ya ubwo ngatubwiye none ubu ubwo abadukurikiye nkuko twabibabwiye ko imyidagaduro, sport, iki byose tuba duhari n'umuco. Uyu munsi rero gahunda ni ku muco nyarwanda, turakarira ingamba cyane bitarabaho tuze. Iva ibi byakuvuna ariko nagari bya buri wese. Oya, ongera unyuzemo ako kantu rukoze turebe. Ako kantu rukuzanyire nk'intore cyane kwivuna n'imigara cyane bitarabaho. Ariko ubundi cyane buri muntu yagiraga ikivugo cyawe ni iki? Iyo tube tubireze. Urumva rero kusunye iyo so gusuna? Oya ntago ari ugusuna. None se uratubwira ko tuje mu muco ugahita. Oya mukanya urabibona ninjya mu ngamba, ubwo niko uza kubyemera. Sibyo ko uyu munsi naje kubagezaho. Ntago urambarira urugamba. Ntago ndambarira, ubu ngubu ndi Jabalov. Okay. Mu ngamba ubundi ndi mukeri kibaye. Okay, reka tugumanya ko ngaho ibindi rero. None se ahangaha twaje gukora iki? Cyangwa se rero ko turabona ko utari wenyine? Ntago ndi jyenyine. Abandi bantu bakuri inyuma nkuko twavuze ko hasa neza cyane. Urabona ko umuco watangiye kuza. Twagize amahirwe duhurira na bamwe mu bagize umuco, nkuko twavuze ko ikiganiro tuzaje twegera atari sport cyangwa iki n'umuco tuzajya tuwegera. Uko mubibona rero hano hari bamwe mu bahagarariye abandi. Ni amatrupe ari mu mujyi wa Lyon, amwe mu matorero akomeye mu mujyi wa Lyon, yishize hamwe ari gutegura igitaramo. Mbese kwishira hamwe ni twabyita ni nka bare.
bare international nanjye kuvuga national ariko ni international kuko nkuko muza kubikurikira ni ukuvuga kubera iki international ntago nibyo nanjye gusobanura nkuko muza kubikurikira muraza kubonamo ari abanyarwanda harimo n'abarundi abanyarwanda n'abarundi ariko baraza kudusobanurira byinshi birenzeho kuko impamvu ari international ejo bundi ushobora no kubonamo n'abandi atari n'abarundi wenda bo muri Afurika ufite ni bare guhuza umuco none se umuco n'umwe umuco n'umwe niyo mpamvu nkubwira ngo ni imico ihuye niyo mpamvu bihita biba international. Okay mwebwe kugira ngo mugere kuri n'iki gitekerezo yego niki cyabahuje kugira ngo mugire iki gitekerezo deja icy'ingenzi bafite icyo bahuriyeho kwanza ari muri aya matorero atatu harimo abiri ahuriye ku muco nyarwanda muri aya matorero abiri hakabamo rero abiri y'abanyarwanda hakabamo n'indi rero ry'abarundi ubwo rero icyo kintu nibo bavuze bati dushize hamwe imbaraga twabyara ikintu gikomeye tugashimisha abantu bakunda umuco kuko ugiye kureba hano muri Rio haba ibitaramo by'urubyiruko kenshi babasore bagezweho urumva nizo boro baracuranga inyuma urazumva ariko ku bantu utavuga ko ari indirimbo gakondo zigezweho ni gakondo full gakondo urumva ni gakondo cyangwa ari gakondo ni gakondo ibyo bitaramo biba muri Rio ni bya gakondo ni gakondo noneho bo bavuga ati kuki hahora ibitaramo gusa haje abo basitare baririmba ibigezweho ariko hari abantu ba papa ba mama bikundira umuco batabona uwo mwanya icyo gihe rero nibo batekerejeho gato urumva nibo batekerejeho gato bavuga ati nabo tubashakira umwanya hanyuma tutegura icyo kintu kinini ni nka concert ariko ya gakondo ihujwe n'ayo matorero yombi atatu nkuko baraza kudufasha kubisobanura neza harimo abayobozi babo nubwo bose badahari ariko barahagarariwe baraza kutugezaho icyo gitekerezo cyiza kije gufasha abantu bari muri urebye abantu bakunda gakondo kenshi n'abantu bakuru rero imyidagaduro ugasanga nimwe y'urubyiruko amapiano bitari iby'umuco bitari iby'iwacu bimwe bitangira n'amasaha yarenze ariko ugasanga famiye ashaka kuzana n'umugore n'abana cyangwa umusaza n'umukecuru ariko ugasanga ibintu biratangira saa 9 z'ijoro saa 8 n'ukuze nawe wo ngo ukunda gakondo akabura ukwaza akaza amasaha yarenze ariko nimba uteguye igitaramo nk'iki cya gakondo ugomba kumenya n'amasaha y'abantu bakuru bahatahera n'ahasoreza ubwo rero reka nkubaze ni bya rimwe gusa mugiye gukora cyangwa ni bizahoraho ni ukuvuga ko ayo matorero azakomeza n'ubundi ari amatorero ukwayo ariko ajya agira ibikorwa bihuje cyangwa mugiye guhuza noneho mube bamwe bihoraho no ni ufite nka kuri ubona equipe nationale ama club ahoraho abakinnyi bari mu club ariko noneho bakagiraho amatorero azakomeza gukora ibintu byayo bisanzwe ku ruhande ariko hakazaba habo byibuze rimwe cyangwa kabiri mu mwaka bategura igitaramo bishize hamwe ariko bitabujijwe ko ubuzima bwa buri torero bwa buri munsi bukomeza ariko noneho mugashyira imbaraga mu kujya mugira ibikorwa muhuriyeho bya buri mwaka Paulence uravuze uti rimwe cyangwa kabiri mu mwaka ariko nimubona bikunzwe cyane ubwo muzongera ubwo se byose audience nibo bami ubwo ni ukuvuga ko abadukurikira niba ari ikintu bifuza bavuge nyine maze bakomanse bagati komsa nawe muzashyiremo imbaraga niyo mpamvu ubona ko baraza kubisobanura ubu ni nkaho bagiye kuransa proje abantu bamenye ahangaha muhahuriye kugira ngo mukore iki uyu munsi ufite byari mu mpapuro iki noneho byari mu bitekerezo ubu rero barahuye banamenyane kuko abayobozi nibo bahuraga baganira none uyu munsi noneho baje bahure bose bagiye guhura baganire noneho baranse ni nko ku inkanogirasiyo iyo bari muri make nuko ariko iyo umuntu ageze kuri inauguration no kuba mwaramaze kwemeranya ibintu urumva deja hari nuko kwezi bizaberamo kwa 10 n'amatariki arahari deja byose urumva baraza kubikubwira baraza kubikubwira hanyuma ukwezi kurahari sare ibintu byose hasigaye ko
nyine babiransa abantu bakabimenya, izo save the date zikajya aho ngaho ukicara ubizi muri plani zawe za buri munsi, bakajya no gutangira n'izo repetition. Pour l'instant abadukurikiye itariki baba bafashe mu mutwe, donc ni mu kwa 10 bafata ukwezi ko mu kwa 10. Pour l'instant baba bagumanye ukwezi mi-octobre. Ibindi muzabivuga nyuma. Voilà. OK. En fait hano ubu icy'ingenzi barashaka guhuza uburyo bazajya bakora izo repetition. Bave gukorera mu matrupe yabo baze bakorere hamwe, bemeze nimba ari rimwe mu cyumweru. Niyo mpamvu mwafashe itariki iri kure kugira ngo mubyitegure. Voilà. OK. None se urumva ko deja harimo amezi 3 icyo gihe, ntacyo wakwitwaza uvuga ati iki ni iki, kuko byose mu mezi 2-3 waba witeguye neza. Na wa wundi ufite programme ziwe akavuga ati mu kwa 10 reka mbe mbukinze ku kwezi bitazancika. OK, ni ibintu bizaba biri locale gusa cyangwa muzatumira même au niveau national, no ndavuga mu Bufaransa n'abantu baturuka handi? Ese aho ngaho muteganya kubikorera hazaba ari hanini ku buryo hakwakira n'abantu baturutse kure? Bien sûr. Urumva deja nimba bafashe umwanya wo gushakisha iyo sale, gushakisha sale nini, kuko byibuze abantu wenda bazabura ariko ntibazaze ngo babuze aho bicara. Ibyumve byose babitekerejeho, kuko urumva deja ni imbaraga zishize hamwe z'abantu batandukanye, ariko umwe wese afite public ye, undi afite public ye, noneho nibashira hamwe urumva ko kameme hari abantu bazaba bagomba gushaka rero sale nini bitazatuma abantu baza bagasubira inyuma. Ubwo rero icyizere cyo kandi umuntu arakibafitiye, basanzwe bamwe bategura ibyo bitaramo. Hari n'ibindi tuzagenda tumenya baza kutubwirira hano, twanamenye hano nk'itorero abahuje bafite umugoroba wa gakondo uzajya uba rimwe buri kwezi, samedi imwe ya buri kwezi. Donc iyo ni gahunda yo y'abahuje y'itorero rimwe muri ayo ngaho. Nibyo nakubwira ko ni rimwe mu kwezi, buri samedi imwe mu kwezi. Bazajya bayiki icyo bita ngo umugoroba wa gakondo. OK. Hano muri Rio. Ibyo rero urumva ko umuco hari ukuntu ururazamuka hano. Buri buko bushize ambasaderi azana mu muganura yavuze discours avuga ati turabona Rio ari igicumbi cy'umuco. Rero ntabwo yabivuze paraza, nibyo yarabonye. None navuze ni hano muri diaspora ntabwo twacikanye. Umuco uragenda wanda. Aho umunyarwanda ari cyangwa umurundi ari, umuco uramukurikira ntawe wabihungira, nta mupaka. Kandi noneho aha ngaha murashaka kwerekana ko mushobora no guhuza muri ibihugu bitandukanye tugahuzwa na wa muco. Kuko ugiye kureba umuco w'ikirundi n'Ikinyarwanda nta kintu kinini kirimo cyitandukanye. Urebye n'intore zabo ni zimwe, usibye ahantu hatandukanye cyane ni ku ngoma. Ariko n'ababyina nabo hari igihe njya mbona imbyino zitandukanye. Ni nkuko wibaza ko zitandukanye, ariko ngo urugero mu Rwanda ushobora kubona umushayayo utandukanye n'ikinimba. Urumva utandukanye n'igishakamba, utandukanye n'ikinyemera. Rero nabo hari imbyino, hari n'imbyino z'ikirundi ubona zisa n'izo mu Rwanda. Niyo mpamvu rero iyo bahuye ariya ntushobora kubitandukanya, sauf ingoma. Ingoma zo urabona ko biratandukanye. Ese ingoma ni umwihariko w'Abarundi cyangwa? Ni umwihariko w'Abarundi, nk'uko intore ari umwihariko w'Abanyarwanda. Muri ayo matorero wavuze harimo n'itorero ry'Abarundi ry'ingoma bavuze ingoma. Troupe niba iragiye nabo barahari baraza kutusobanurira. Noneho twereke rero abahagarariye abandi cyangwa se bamwe muri abo ngabo, mbese dutembereze nka chef w'umuco na entertainment kuri Rwanda 360. Nimukurikire muzatugirira icyizere gusa, ubundi ibyiza biri imbere ni byinshi cyane. Kurikira urebe tugende tuganira. Theo, uko mubibona hano turi kumwe n'urubyiruko n'iki. Theo, komera cyane. Meze neza? Ndameze neza. Ubu turi kuri Rwanda 360, ariko muri iki kiganiro cyacu ni Rwanda 360. Ubwo wakwibwira abakurikiye
iyi channel. Okay. Murakoze cyane, nitwa amazina yanjye ni Theophile, nkaba n'intore itari intoragura amayogi. Goma. Umuco akaranga w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Goma. Tukaba turahangaha mu buryo bwo kugira ngo duhuze twagura umuco wacu w'ikinyarwanda. Ndumva hari ikibazo muhambaza ahari rwose. Twari hano ntidusanzwe tubimenyereye ibi, tubonye amasura atandukanye, twibazaga ni iki cyabaye kugira ngo abantu hano bahure gutya, wasobanurira abakurikiye. Nkuko mubibona rwose urakoze cyane, hano turi community ndende, harimo abarundi, harimo abanyarwanda, harimo n'abandi bakeneye kuza mu kwiga umuco w'ikinyarwanda. Sirituke icyo dushaka kwagura n'umuco wacu w'ikinyarwanda. Ariko icyo the base icyo dushaka kugira ngo tugereho no kugira ngo twagure umuco muri rusange w'ibihugu bigari. Yego. Ubwo muri make ni ukuvuga ngo hari gahunda muhishiye abanyarwanda, barundi, mu bihugu bigari mbese muri rusange. Yego. Dufite byinshi tuzabereka mu minsi iri imbere, bitarenze hagati y'ukwezi kwa 10 no kwa 9, dufite ibintu dushaka kubereka kandi bizaba ari byiza cyane. Yego. Ku buryo abadukurikiye ukunda umuco no kuvuga ngo turabararitse. Ubwo wari ushobora kubukinga kuri kwezi abagushize ababukinga, no kuvuga ngo mu gihe gitoya imyanya birangiye. Yego. Ariko itariki ubu ntabwo turayimenya neza kubera ko byanye na sare, hari sare dufite mu kwezi kwa 10, ariko ntabwo turamenya neza exactement. Ariko irahari wabukinga ukwezi abategereje kwezi kwa 10 byanga bikunda tugomba abukinga ukwezi ategereza itariki. None se mu bijyanye na performance abantu bitegura iki? Abantu bagomba kwitegura umuco w'iwacu, bakitegura umuco utari mwico. Urakoze cyane. No kuvuga ngo umuco wacu n'umuco w'ikirundi n'umuco w'ikinyarwanda, kandi twese abarundi n'abanyarwanda turi bamwe. Tugomba guhuza umuco wacu twawusakaza ku isi hose. Yego. Hano hari n'abahagarariye abarundi. Arahari. Okay, ubwo turacyari kumwe, reka dukomeze tuganira. Nkuko mubibona abantu bari kuganira hano, ndabona bambye ngo uhagarariye itorero abarundi. Fabrice gute? Umeze neza? Ndakubona. Uratangariza iki abadukurikiye? Abadukurikiye ndabatangariza ko tumeze neza hano, turi kumwe n'abavandimwe. Aha twahuye n'imigwi ndangakaranga. Ndangakaranga 3. Kuvuga aha ni ibyishimo bikomere, kuba two turasabana nk'abahuje nk'intare z'umuco ndetse na troupe Pirate ariyo mpagarariki. None ingingo nyamukuru bahuje hano ni wayisobanurira abakurikiye? Ingingo nyamukuru idukoranije hano, icyambere no kuja hamwe nk'abantu basengasira imico n'akaranga, bakunda culture, bakunda iyo twavuye, kuko aha turi mu mahanga mugabo ntitwibagira iyo twavuye, igihugu cyatwonkeje. Sigura turi hano rero kugira ngo tushobore kuja hamwe haba imico, kugira ngo dushobore kuyikundisha n'abandi. Rero uko kuja hamwe harimo ibintu byinshi. Harabamo ibiteramo, harabamo gusabana, harabamo urukundo. Iyo imigwi 3 ihuriye hamwe, ubwo rukundo deja ni cyambere. Ubwo rukundo rero nibwo ruri imbere ya byose, kandi nibwo abantu benshi babuze. Kandi imico n'akaranga nico kintu gihuzwa n'urukundo. Rero ubwo rukundo nibwo dutumye turi hano, tutitayeho ngo ni naka ariko twitayeho umwuga wacu, nubwa impano zacu, kuko aha duhagaze hano kubw'impano zacu. Impano zacu rero ni ugucuraranga, ni ukubyina, ni ukuririmba, ni ukuvuza ingoma. Urabona ko dukikujwe n'ibicurarangisho byose n'ibituranga. Muraza no kuducishiriza ko gatoya. Kuko aho umucuraranza ashitse cyangwa intore ishitse, kuvuga si ibintu urondeza, si ibintu biri muri wowe. Rero kiduhuje rero nico, no kugira ngo tuje hamwe ama dusingasira umuco wacu. Gusa ejo nawo turiko turavyabona ko turi kumwe n'abana bato, muri riyo hari abakiri bato, hari urwaruka, no kugira ngo bose tubashire hamwe, nabo bana bazomenye ejo iyo bava
imico yabo bamenye no kwidondora ndetse no kwishuri ashobore no kubwira abo bigana ati jewe fisaho nkomoka iwacu tubyina intore tukoma ingoma afite ni histoire kuri bo kandi natwebwe ubwacu ni ikintu kidakwiye kutuvamo ikundi nico gituma twahuye hama urabona bizafasha iki abantu bava mu karagace kiwacu kubona amatrupe atatu yahuriye hamwe bizofasha iki abakunzi b'umuco nabo karanga bizobafasha iki icyo kizofasha ni kirakomeye cyane kuko hano turi mu mahanga kugira uzobone umuco biragoye kugira uzobone ahantu waravyaye peut-être ufise abana biragoye uzobona ahantu bakubwira ati hajya wagenda ukatwara umwana kwiga intore kwiga gukoma ingoma rero akamaro nake ni ukugira ngo n'imiryango abari hano tubibutse iyo bava hari ababiraba ku mateleviziyo mbonesha kure ku ma YouTube ariko ko turi hano ni ukugira tubibutse babikunde nabo babaze babishigikire tubahane nawo kuko umuco nta udakwiye kuwujamo nta limite rero akamaro nako kandi akamaro nako gukundisha kutibagiza iyo ukomoka kuko nubwo turi mu mahanga dufite iyo dukomoka dufise iyo tuva aho tuva rero nico tuma dukora bino bintu iyi ni identite yacu ni karangamuntu Burundi tuvuga ngo ni karangamuntu umva ni karangamuntu ni bituranga rero bizobafasha byinshi bizobafasha kwibuka iyo bava bizobafasha kwibuka imico kuko n'amagambo turirimba canke ibyo turirimba hari abantu bibagira nico bisigura ubwo rero iri huriro rizafasha abantu kwisanga mu muco kuko suguhura gusa ngo tubyine hazobaho n'ivyigwa kwigisha abantu imico tubibutse guca imigani tubibutse kuvuga ibitito tubibutse kuvuga amazina y'inka tubibutse ibyo byose kubibutsa no kubyiga gusa wocisha ko amazina y'inka gatoya ashaka kuvugira igicuba mu Burundi hari ibyo bita ibicuba nk'amasegonda 30 ibicuba nibyo baherekeza inka zishotse cisha ko nka 30 secondes Gwihewega gwibaruka gwinyange mabereze ya muhowa ntambarama twigire twitambatambire mu migini ndimiri ngimbi kadimuruka abagabo utabimariramo bazoze kukurondera bakurabe kandi turishimye abakurikiye twizere ko ibyo mu bategura bazoryoherwa cyane kuryoherwa koko ntitubikekeranya kuko bazovyisangamo ahubwo twifuza ko baza ari benshi ibyo tubateguriye ni byinshi cyane dufite amagahunda menshi si imwe si zibiri dufite amagahunda menshi tubategura inshuro tuma twahuye hano kandi suguhura hano twahuye n'imigwi yose n'abaserukiye imigwi ndetse n'abamambre b'imigwi abanyabaturamuryango w'umugwi kuvuga rero turaja hamwe nk'abarongoye imigwi tukaganira turagira amarencontre hagati yacu ubwo aya marencontre nayo gutegura ibiteramo amakadrema socio-culturel ashobora kwigisha abana dufise amagahunda menshi ahubwo twasaba abantu yuko icyo tuzababwira cyose babanguke kuko ikizaba uno munsi cyo kizaba okay urakoze cyane ka tubandanye tuganira n'abandi ubwo sobanurira aka kantu ubundi n'u Rwanda ni idarapo y'u Rwanda n'u Burundi ni idarapo y'u Rwanda ni CPG haraburaho Kongo ngaho kuri jewe n'umwihariko kuri jewe n'umwihariko sugushaza kuri jewe kuri kote y'u Burundi kote y'u Burundi ni papa wanje kote y'u Rwanda naho ni mama wanje kuko jewe mfite mama w'umunyarwandakazi papa nawe n'umurundi rero bisigura jewe bisigura uwundi yego aho ngaho birasobanutse bari kwedo ka kote kandi urabona ko birahuye frame urakoze rero reka tubandanye tuganira n'abandi yego merci sana ubu hasigaye ndi gushakisha perezidante w'abahuje perezidante
turi kugenda tuganira n'abantu batandukanye. Bimeze bite? Meze neza cyane. Komera cyane. Hano tubonye abantu batandukanye. Yego. Amagrupe atandukanye, ariko dushaka twibutse ko amahirwe tugize hano duhuye n'umuyobozi wa communauté nyarwanda hano. Ubwo ufite byinshi atubwira. Twigize bafu. Apa yibi y'amatorero duhuye, twubonye ko hari amatorero 3 yishize hamwe. Intego nyamukuru ni iye, wanze udusobanurire nawe. Murakoze kuma ijambo. Kuba duhuriye ahangaha ni igikorwa gikomeye cyane cyateranije amatorero 3 nk'uko bivuze, kandi ikiduhuje ni ukusakaza no kwerekana no gushimangira umuco wacu hano imahanga. Muri uyu mujyi wacu ikintu kiburamo, tubona imico y'ahandi, ariko umuco nyarwanda n'umwe uri unique ku isi hose. Tutaweretse abanyamahanga byakutwa ko ntacyo twaje gukora hano. Turi ahangaha kugira ngo twungurane ibitekerezo, tujyane inama, twubake, kandi tunareme ingamba. Yego. Ndumva ari icyo. Muri make ni ukuvuga ngo ibi bizahoraho cyangwa se ni iby'akanya gato? Ibi ngibi bizahoraho, ntabwo ari iby'akanya gato. Duhuriye ahangaha kugira ngo dushinge imizi ya nyayo, kugira ngo iki gikorwa kijye gihoraho buri gihe. Bizanabeho ikintu kiba kimwe, kikaba gihurije ku ngingo imwe, ariyo yo gusakaza umuco wacu hano imahanga mu buryo bwose, ari mu kuririmba, ari mu kubyina, ndetse no gucuranga no kuvuza n'ingoma, kuko byose turabifite. Kuko baravuga ngo abashyize hamwe n'ubundi Imana irabasanga, nk'uko Gihanga ari wo muco yadusigiye, ari nawe yaturaze. Yego. Ubu n'amahirwe no kuba tugufite hano, uri muri position nziza yo kuba dusobanurira niki kiri guhinduka hano muri Lyon. Turabona ibintu by'umuco, twaze tuganira n'uri ku buhanga bw'ibyuma, avuga se urubyiruko rurabikunze ibi bintu ruzabizamo, ariko urabona ko muri Lyon hari ikintu kiri guhinduka. Uri muri position nziza kudusobanurira nk'umuyobozi uyoboye communauté hano, niki cyahindutse ubona ko umuco noneho ko nejo bundi turi mu muganura n'ibyo nahoze mubwira, ambasaderi yarivugiye ko Lyon ni igicumbi cy'umuco. Yego. Iryo jambo ntago ryaje paza. Niki nkawe nk'umuyobozi, niki cyahindutse muri Lyon? Icyahindutse cyane nuko ntabwo burya umuco, iyo bavugaga umuco kera bumvaga ko ari abantu bakuze gusa, ariko ubu ngubu noneho harimo n'urubyiruko. Urubyiruko rubyiruka rukabyirukira ku babyeyi bazi uwo muco, bawufite mu mizi, bakawusakaza no muri urwo rubyiruko. Narwo rurafite inyota yo kumenya ibyo bintu ni ibiki, ese uwo muco ugamije iki, kuko ibyo bareba mu ma social media noneho ubu ngubu twabibazaniye live, barabibona kandi nibo babyitabira cyane mu mpande zose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni hano muri Lyon, kuko twagura n'imbibi, ukuvuga ngo nabo hirya no ya Lyon bashobora no kuza bakadusanga. Icyo gihe iyo baje tubereka ibyo tuzi tukabibasangiza, bikabaterana motivation. Gahunda iriho ni ukugira iyo cohesion, navuga ko ari ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda, kugira ngo urwo rubyiruko narwo rwibonere ibyo rwabwiwe cyangwa se rwagiye rusoma cyangwa se bumvise no muri konte bagendaga babwirwa n'ababyeyi babo, ariko noneho tubibereke nk'ababakuriye kugira ngo nabo bazabisakaze ku bazabakomokaho. Niyo transmission turi gukora ubu ngubu, kugira ngo umuco wacu utazazima ukundi. Tubumwe bene Kanyarwanda, duhuje iki umuco. Okay. Ubwo ni ukuvuga ngo abatuye muri uyu mujyi wa Lyon no hanze yaho, mwabizeza iki ko ku bijyanye n'umuco n'iki gikorwa kiri gutegurwa? Ni iki mwabizeza kugira ngo aho umuntu wese yicaye abazi ko nimba akunda umuco, amenye ko ni ikintu kizahoraho cyangwa ni ibintu bihise bigenda? Iki kintu ni kizahoraho, ariko ntabwo twabivuga byose. Gusa twebwe turiteguye kubataramira ndetse no kubereka uwo muco tuzi mu buryo bwose bunamaze, nk'uko nabivuze, mu kubyina, mu kuganira, mu kuririmba,
mu kuvuza ingoma ndetse n'inanga kuko dufitemo abahanzi hirya no hino bazi ibyo byose, ariko icyiza ni uko bamenya ko ibyo bintu bizahoraho. Ntabwo duhagurutse ngo duhagarare kugira ngo ibintu birangirire aha ngaha, bizakomeza. Ntabwo nabivuga byose kuko burya ugomba no kwicisha amatsiko abantu kugira ngo tubategurire ibyiza bagomba kubona, kandi gahunda iriho ni nziza kandi twizere ko izanogera ingeri zose, ari abakuru, ari aba hagati na hagati cyangwa se n'urwo rubyiruko. Izanogera buri wese. Ntabwo nabivuga byose kuko bashonje bahishiwe. Murakoze cyane. Ubwo turakomeza. Wari ufite icyo kindi mubaza? Hari icyo bashaka kubazaho? Genda shaka kumenya Jabara, uyu muntu twavuganaga ninde? Uyu ni nkuko nabivuze, akaba ari presidente uhagarariye community nyarwanda. Presidente? Presidente. Bakamwita presidente avuga tutabanje gushyira muri hymne nationale, gukuramo ingofero kugira ubwo rero wowe nka chief editor niwo wari ukwiye ko no kuba wowe ati uyu ni presidente wegereye rubanda. Nta bodyguard, nta ari ngombwa. Umuyobozi n'uwicisha bugufi akabana na bose, kandi nkuko umuyobozi n'uwicisha bugufi akamenya n'abayobora uko bameze. Nk'aha ngaha ntewe iteka kuba ndi kumwe n'ababyinnyi n'abafite ubuvanganzo butandukanye, n'abafite ndetse n'iyindi tara n'izindi mpano zijyanye n'umuco. N'iteka ntewe kuko nanjye ndi umuntu ukunda umuco. Kuvuga ngo umuyobozi ntabwo ajya turema ingamba bigatinda. Gukunda umuco no kubyerekana kugira ngo tubisangize n'abandi, bitari mu mvugo gusa no mu bikorwa. Tugahigana ubutore maze twese tukishimira, tukarakarira ingamba cyane, tukazirakarira, tukaniyereka, tukitaka bigatinda. Uyu mupira urasobanura iki? Ndabona ari intore cyane. Ni intore cyane. Bakaba bavuga bati gahunda no gukotana. Urakoze cyane. Madame President, ngiye nguhaye ibyubahiro byose rati. Ureka babita ba Jabalov. Sasa Jabalov, ndetse gatoya. Hari amakuru ambwira ko muri ibi bintu hashobora kuba harimo umustar, hashobora kuba harimo umuntu ukomeye, hashobora kuba harimo umu legend, hashobora kuba harimo umuntu mbese wamutugezaho legend, ariko twamwegera akabyitwibwira tukamenya amateka, kuko si umuntu usanzwe. Ubwo wankurikira tukamuganiriza, kuko ngiye kubivuga amateka yiwe ni maremare cyane. Yahereye kuva i Burundi ajya mu mahanga ahantu hose. Ni umuntu udasanzwe, akaba tugize amahirwe tukaba turi kumwegera. Muraho neza? Ariko ko mura nta morale ufite nk'intore cyane sha. Urantunguza ndimo njya gutya. Hari icyo se imfura zirarya zikanywa. Imfura ziranywa sha ntabwo zirya. Kagira inkuru. Akawuje ndimo njya. Bimeze bite? Rero ndaganira n'umuntu yitwa Iva. Mubwira ni twaganiriye na benshi. Ariko uyu reka kwanza mu byubahiro byawe kwanza tunakwambike neza, kuko tugiye kuganira abadukurikiye mw'abantu mwe. Umuntu tugiye kuganira hano ikizigenza. Banza wibwira abadukurikiye hari. Nitwa izina ryanjye ry'ubutore Igihozo cyanjye. Nyamuhora bagahonga yaseka bagasenga. Ngo mugume mu mwingi ngatanga zikarumanga. Icyo ni igihozo cyanjye cyo mu itorero. Ubundi ntitwa Rusake, izina ry'umugabo, Mariange, izina ry'amavuko, Ntamanyoma, akazina kankujije Mazuru. Mezere. Mezere. Imanzi y'amazuru meza. Nuko. Bitarabaho. Ngayo nguko, ngayo amazina. Singiye kuvuga ibisekuru uko. Ariko bavuze ngo nayoboye n'itorero hano. Niko mu tubyita ngo haba habayobozi, ariko numva twese dufatanije kuyobora itorero. Ariko mu rwego rw'amategeko hano. Mu rwego rw'amategeko na za stati n'iki. Itorero wangiriye icyizere ngo mbayobore. Yego. Kandi nanjye ndabyishimiye. Cyane. Ubwo muri make twahuye hano twaganira n'abayoboye amatorero atandukanye n'amatupa atandukanye, tugeze kuhagararira abahuje. Iki gikorwa cyaje gite? Igikorwa cyo guhura n'amatorero atatu. Igikorwa cyaje kubera ko
andi matorero yaratubonye atubona aho tubyina buri gihe abona ko tubyina neza nabo kandi barabyina abayobozi b'ayo matorero baratubaza batese twafatanije tugakora itorero rimwe tugakora bare tugahuza ibitekerezo tugahuza imirindi tugahuza umuco tugakorera hamwe twumva igitekerezo ni inyamibwa tubishyira mu bikorwa uyu ni umunsi wa mbere duhuye intego guhura basanzwe babyina ni iki noneho gitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakora buri torero ku ruhande rwaryo mu guhura gutya ni irihe tandukaniro rigiye kugaragara ni akahe gashya karimo byatuma n'umuntu yakwicara ategereje ibyo mubahishiye ni ukuvuga ngo tugiye guhuza imico yombi dufite abarundi dufite abanyarwanda dufite twese de différentes compétences ni ukuvuga ngo tugiye gufata compétences zacu zose tuzishyire hamwe nk'ababyinnyi nta mwiga uri muri twebwe twese ni abasanzwe babyina ntabwo ngiye kuvuga ngo ni abaprofesiyoneri ariko entre guillemets abarimo mu itorero hano bose bazi kubyina ni ukuvuga ngo twebwe rero ikintu tuzerekana gitandukanye n'ibindi ni uko tuzabyina imico itandukanye tuzabyina ikinyarwanda tuzabyina ikirundi tuzatembera mu Rwanda hose tubyina indirimbo zitandukanye mu maprovinsi atandukanye y'u Rwanda twerekane ni Burundi dutembere tujye i Burundi afite gutembera no kuvuga ntabwo ari ukugenda ni ukubyina kujya mu muco wa gakondo y'i Burundi na gakondo y'u Rwanda tudahagaze i Kigali honyine tuzenguruke mu Rwanda hose uko buri mbyino buri akenshi imbyino ngo ibifite akarere kayo exactement voilà hanyuma ikindi nacyo no kugira ngo dushishikarize abakiri bato gukunda umuco no kugira ngo batwegere kugira ngo tubigishe babone ibyo dukora kuko nibo bazakomeza twe turabyina tuvamo yego voilà donc tuzakora akantu kari professionnel gatandukanye n'ibindi abantu bose bakora kuko harimo imico itandukanye byo mu turere dutandukanye uko harimo na nyine itandukanye ryo rizabamo ko harimo abantu bafite experience nkamwe turaza kubigarukaho by'amateka none ibyo tubireke abantu batuye hano muri Lyon no mu nkengero za Lyon mu Bufaransa n'abaturiye mu Bufaransa hafi murabakangurira iki murabizeza iki ku buryo bavuga bati iyi bari igiye kuza hari agashigiye kuzana umuntu ategereza kuri kwezi kwa 10 azi ko hazaba iki muri make ikintu cya mbere je numva tugomba ikintu tujye gukangurira abantu no kugira ngo umunyarwanda ko ahantu ari n'umurundi yo mvuze abanyarwanda n'abarundi tugurura imirimo no kugira ngo tube fier y'umuco wacu kugira ngo twerekane ko duhari n'umuco wacu dukurikiye uhari sibyo abanyarwanda baturiye ahandi wenda bishobora gutuma bagira amatsiko nabo bagakora umuco twanabafasha aho batuye tukagura amarembo tugakora bare itari noneho iyariyo yonyine bare ya Honalpe bare ya International France bare ya simbizi je sais pas déjà umusingi uri ahangaha hariyo ariko amarembo aragutse no kugira ngo twagurire amarembo abantu bose nta nubwo ari biyumva mu muco bose baze badusange imiryango irafunguye surtout urubyiruko no gukangurira urubyiruko kugira ngo rumenye amateka buriya kubyina ni amateka mfete ntabwo ari ngombwa kuvuga kubyina byonyine imbyino ziravuga mfete ibyo rero ni ukuvuga ngo abana les jeunes nibabona bakabikunda n'ababyeyi bazakurikira n'ababyeyi nibabikunda ababyeyi bazazana abana dusigasira umuco cyane urakoze cyane ubwo dusohotse gato muri iki gikorwa twaze tuvugana na Ivangwa ni uriya muntu ngiye kuganiriza ni amahirwe kumubona kugufatisha biragoye reka tugufatirane aho tukubone Ange ni umuntu ufite amateka batamuzi ushaka kutubwira aho wavuze ngo hari igihozo watubwiye bifite aho bikomoka ntago umuntu abitoragura mu muhanda
izina Ange, izina Mazuru rifite aho riba rifite na kashe byateye abatabizi muri make waduhera ku muzi gato tukabona gukomeza kuganira. Ngiye kuvuga amateka yanjye twakwandika igitabo twarara hano ariko reka mvuge gake utuntu dukeya. Jewe nakuriye muri famiye ikunda kubyina, iwacu bakundaga umuco, hanyuma nza kugira amahirwe njya mu itorero, ubwo ndasimbutse ni birebire, njya mu itorero Imanzi, nari nkiri umwana muto nkirangiza itorero Imanzi ryabaga he? Itorero Imanzi ryabaga i Burundi, kuko jewe ababyeyi banjye bari impunzi i Burundi mu Ngagara. Nuko hari itorero Imanzi rero ryari rishinzwe gukangurira urubyiruko kubaganiriza ku mateka n'umuco wabo, ari nayo mpamvu turi ahangaha, ni nazo gahunda tuteganyije imbere. Ni ukuvuga ngo jyewe rero nakuriye mu Imanzi zarandeze, nagize umutoza witwa Muyango, ndamusuhuje cyane, aho ngeze ahangaha izina nubatse ndarikesha Muyango, yarakoze cyane. Muyango niwe wantoje, hari na Minega, hari abandi ni bande, ariko intore nkuru zari Muyango na Minega. Muyango akucinga abakobwa, Minega agakucinga abahungu. Nuko rero nkurira mu itorero, umunsi wa mbere ntangira kubyina rwose, wa mbere wa kabiri ndumva barahise banshira ku mukondo, sinzi impamvu. Nabyinye ku mukondo kuva nkiri muto. Umukondo ni nuba ari hagati adirije abandi. Niyo point de repère. Sinzi niba ari point de repère. Ntago nzi ukuntu nabyita, ariko naje umenere deje. Naje kwisanga ku mukondo. Nuko ariko nkagira abakuru banjye bitwa ba Cecile, bitwa ba Wikeza, nabo ndabasuhuje cyane, ari nabo nareberagaho nk'abakunda, ariko cyane cyane umuntu watumye nkunda kubyina ni mukuru wanjye Rungurungu witabye Imana, aruhuke mu mahoro, na Christina Mirimba nawe akomeza aruhukira heza. N'abantu ni me modere, niyo mbyina ngerageza kubyina nkabo, nubwo ntashobora kubyina nkabo neza, ariko c'est grâce à eux ko nubatse izina, kubera ko iyo ubyina uba ugira umuntu ukunda, ukavuga uti ndamugenderaho, ndamureberaho, atega neza gutya, abyina gutyo, ukavuga uti ndashaka kubyina nkuriya. Rero nabikoze, fata Mirimba, Christina muvanga na mukuru wanjye Rungurungu, ukorera imbere. Ubwo bita nkorera imbere, ndazamuka. Tuvuye mu Manzi tuvuye mu Manzi tujya mu mateka rero. Imyaka iragenda, turakura, turatangira twiga amateka y'u Rwanda, twumva ko tugomba gutaha, ari nacyo cyari ingingo nyamukuru yo kugira ngo tujye mu itorero, kandi kugira ngo kera tuzatahe. Kera kabaye intambara iratera, ubwo ndasimbutse mba ngiye ku rugamba, narakana gato ndagenda, ngeze hakurya barangarura, nari umwana, barangarura bati we ntaho byacitse hariya rwa subira inyuma, ariko nanatorotse ku ishuri, nanatorotse ababyeyi, ndagenda sinasubiye mu rugo, njya gusanga abakada aho babaga turabana, ntegereje ngo nzakure subire. Sinategereje gukura, iyindi konvo yarabaye, ndihisha ndagenda. Nanone ngeze hariya tugira ibyago, hari sinzi niba mwarumvise abantu barabaroze, muri abantu baroze nanjye nayo muri iriya konvo, ariko inzu yacu ntabwo twari twakariye, abandi nibo baroze. Subira inyuma, mbasubira inyuma, ubundi nabwo ndagenda nsubira inyuma, njya kurwaza umwe mu bo twari twajyanye twaga Eliane, nawe ndamusuhuje aba muri Amerika, ntegereza kuzongera kugenda. Ubwa gatatu ndongera ndagenda, ubwo ni hagati, ni kuva mu kwa 10 kugera mu kwa 12, ibyo byabaye. Ndongera ndagenda, noneho ndagenda ndambuka, ngera ahantu bita mu Rusagamba. Urusagamba ni uruzi twagombaga kwambuka tujya Tanzania. Ngera aho ngaho
aho ngaho nawe mpageze umugabo witwa Komanda arambona ati wakana we subira inyuma defete ya gatatu subira inyuma ariko nanga gusubira mu rugo ndagenda njya kwihisha ahantu sinzi ukuntu bambonye baraza basubiza inyuma basubiza mu rugo swati nyuma rero bagomba kwa kurugamba baramenye ko ari umwana ugenda akagaruka mohereza delegation kumfata no bari cyo baravuga bati reka dukora itorero noneho uriya mwana uhora ugira kiya de competence aze dukora itorero ry'urugamba bara noneho baza kumfata officiellement basabira uruhusha ngenda ku mugaragaro gerageza bitubangura ko nakubwiye ko ari maremare tuzafata umwanya w'umwihariko wawe wenyine ariko kubituhushura ko twatindiye abantu tugeze mu rugo tuzagutumira ubwo nuko nagiye ku rugamba nuko nageze mu Nkotanyi ndagenda nkora ekole politique Buganda Buganda tuba tuzamutse nayo kumwe ngewe na Masamba na Mense n'uwitwa Leonia na Kamariza na Mukantabana tuba turagiye dukoze amafunzo turarangije dukoze itorero turigabagabanije tujya gushakisha abandi bakinnyi hirya no hino dukora itorero Indahemuka ni natwe twarigise Indahemuka muri makeya nibirebire muzashaka undi musi tuganire babwira amateka arambuye Okay, ubwo ibindi tuzabikora ufite umwanya uhagije tutavangira gahunda abantu ariko muri make ubwo ugeze mu Rwanda ugeze nino ubwo ukomeza gutoza kubyina uracyabikomeje nk'ibisanzwe yego tugeze mu Rwanda dukomeje kubyina nje Burayi ndabanza ndatamporiza maze kuba stable turongeye duhagurukije itorero grâce à la mama Peace yego mama Peace niwe rafite itorero niwe nasanze jewe mbona ukuntu babyina ndabasaba kwinjira mu itorero ryabo ninjiramo turatangira turabyina baranyizera bangira umutoza ndabatoza ubwo tubaye duteye amatsiko bakurikiye tuzafata umwanya wihariye wo kuganira nawe uremera abadukurikiye ko ubutumwa uko tugema ideni ni invitation urayemeye ku buryo nitugutumira uzaboneka tukaganira nawe by'umwihariko nka legend en fait ndabyemeye kubera ko ubu murantunguye nakuba nafasha amapoint manini nka developamo ibintu by'ingenzi okay ubwo tuzagushakira umwanya wawe wenyine ku ruhande ariko abantu b'i Kigali nimuzabakira kuko bo barambuze oya ntacyo nyine natwe hano ibi ni bireba diaspora ubwo reka tube tumushimiye tutita gahunda ubwo wemereye abagukurikiye ko rendez-vous tutabonye niyo yaba ari amasegonda 5 kamwe yuko kubyina baratunyurizaho gatoya hano basi byuze n'abakurikiye ikiganiro babone ko muze kubyina batabazi babyizera base ko ubwo mu ngamba ho gaciya cyane mama we mama we ndirimbira rero mpore wararaye mpore warara na mama ntugire ngo ndakageza gukabira amata y'imara babajyaniye bitarabaho ubwo turakomeza tuganya ubwo tuzagutumira dusoza hari abo turi kuganira Elisa turacyaganira n'abandi hano hanyuma dusoza umwe mu gute ni sawa hello meze nawe ndakubona depuis la dernière fois oui ndabona fresh niza zindi nyene izi nizo kumukaza niza he nizo muri Lyon nizo muri Lyon mu ntare z'umuco yego ndaki yes umeze bon ya meze bien hano twahuye n'abantu yararo aribaza eske urubyiruko n'ugwaruka eske rukunda umuco eske hano mu diaspora bashaka kuba bakunda umuco birashoboka kandi nawe uri umwe mu rubyiruko mu bajene batijena n'amafresheri menshi cyane wabwira abakurikiye ikiganiro eske abajene barakunda umuco hano muri diaspora nukuri atakubesha kubura dukoraniye ngaha je nkaba mvuye mu wundi muji mindi ville aha dukoranijwe n'umuco yego
muri twebwe hari abantu babitanguye bakiri bato depuis le Burundi ou le Rwanda tugera hano turamira nk'abatakaye abatakaje identité parce que twari tubuze ya habitude kwa guhura misi yose kugira ngo tutambe twishimane tubyine hama tubona baratubwira ati hari ahantu hari club hari groupe umuntu wese mva ashaka gutamba ushaka kwiga ukunda akaranga ushaka faire découvrir ku bandi bantu batabizi baba abanyamahanga abafaransa aba-ivoirien kuko aho narimba avant narimba hitwa Brest nari muri groupe nk'iyo ariko nari kumwe n'aba wari ruguru ruguru cyane hariya ku mazi ku nyanja ndi kumwe n'abo muri Cameroun abo muri za Benin Togo ndiga leur danse traditionnelle et tout ariko nkoma numva nti no ndashaka akantu kiwacu karabuze ariko ko tabarundi n'abanyarwanda bari bahari mba obligé nyene kuba ndabishize à côté ariko maze kuza muri Rhône-Alpes sanga barashushe niyo mpamvu bazemwe imyaka 4 ah oui depuis 2000 non oui n'abeshe depuis 2022 bah oui ni imyaka 4 non si bien donc voilà vraiment ni ikintu cyiza cyane kandi kuba twahuye turi amatorero atatu ça va être quelque chose de grandiose ikintu kiri high level guys tubateguriye ibintu mutiteze you're not ready I can tell you to the show like summer nibyo kukubaza ariko abakurikiye mubahishiye iki kugira ngo n'umuntu wese afate iyo October yibika ahantu avuga ati hari ikintu gihari gira icyo babarira abakurikiye ufite mubabikiye iki alors les amis turababikiye ça vaut quoi les surprises kuko tuba turabivuga ariko ibiri tubabikiye agaseke karimwo ibintu byinshi ariko autour y'umuco de la danse abaririmba ababyina abishizaho gato gusa ngwayewe Viviana yari Kiana nkawe Kiana cyahijya yejo nkanje murabibona donc muri octobre vraiment turi ni nka fondation tugiye kubaka château muri octobre tuba présenter château y'umuco. Donc, gardez dans vos têtes, marquez dans vos agendas yuko turi ready, tugiye kubivuganaho ngaha tuganireho et puis on va faire le Baïta Goûter plan. Hama tuzamure château et ça va être un festival de foule. Merci, ciao. Nkuko mubibona rero urako ibiteguwe ni byinshi cyane ahasigaye ubwo turakomeza turebe ibyo baduteguriye mu kanya dushobora no kubona imbyino nkeya batwereke icyo baduhishiye hanyuma ibindi turagenda tuganira gahoro turi kumwe n'uri ku buhanga bw'ibyuma hari arabidufashamo icyo tubabwiye cyo gahunda muri Octobre mwe muyibitse ubwo ibindi nkuko Rwanda 360 twabibijeje ibyiza biri imbere turakomeza tubashakire ibiganiro byinshi byiza by'imyidagaduro kandi narabibabwiye ubushize agaseke karapfundikiye tujya kurekura tuzarekurira rimwe ubu rero mu kanya murabibona ko bamwe mu bahagarariye abandi bamaze kuba benshi nubwo batari bose ariko ni bamwe mu bahagarariye abandi ni ukuvuga ngo ni troupe zitatu kandi zirenze itrupe imwe ishobora kuba ingana n'abangaba bari hano bose baje ntitwakura ko ni bamwe bari mu mirimo iki ariko muzabibona umunsi w'igitaramo ko harimo uduce twinshi abari abato abakuru abagabo abasore ubwo gahunda muzagenda muyikurikira bazagenda bayitugezaho ku marezo sosiyo no mu kiganiro n'ibishoboka tuzabibagezaho ariko igishimishije nuko umuco urahari hano Burayi rero nkuko mubabona bashobora no kuducishiriza akana ukabona ko abashize hamwe bashobora byose sibyo mwantoremwe goma nimucishara turebe yego
Akwitira n'akakirundi basi. N'imichengo y'iwacu ndayikunda cyane nama warara
dukenyere igitenge Yeah.